buri muntu agira umutuzo mu buzima iyo afite ibimutunga kandi nabwo akabonera ku gihe, ariko ibyo ntabwo biba bihagije kuko umutekano nguha nawe ukawuma niwo utuma tubana tutaryana kandi mu mahoro ya buri gihe maze tukaramba. Inshuro nyinshi twumva ijambo jenoside mu matwi yacu, maze kubitekerezaho no kubiha agaciro abanyarwanda tubifata nk'ikosa, ariko ni ingenzi kubigarukaho kuko ni iby'agaciro kuri twe n'abazadukomokaho. Ese ubundi jenoside ni iki? Ni ubwicanyi bukorerwa abantu b'inzirakarengane bafite icyo bahuriyeho, cyaba ari itsinda, ubwoko, akarere n'ibindi byatuma abantu bagira icyo bahuriyeho, kandi ubwo bwicanyi bugamije kubarimburira rimwe burundu bagashira. Ntabwo ari umuntu uwo ari we wese wapfa kuzana igitekerezo nk'icyo, kuko imitekerereze igomba kuba ari aho yisumbuye ko baba bari kumwe kandi akerekana neza ko ibyo avuga ari byo, n'ababibwiye bakabyumva uko, bakabikoreshwa n'ububasha babwiye bafiteho. Ariko twari icyo twakora maze jenoside ntizongere kubaho ukundi, kuko nta cyiza izana haba ku wayikorewe ndetse n'uwayikoze. Mbere yo kurwanya jenoside, umuntu arabanza akamenya igitekerezo cyatera jenoside aho kiva n'uburyo gikuramo. Kenshi na kenshi igitekerezo cya jenoside gitangira ari nk'inkuru zisanzwe z'urwango umuntu runaka agira ku bandi, maze nawe akabisangiza inshuti ze, bigakura bikazashyirwa mu bikorwa n'abandi baciye mu gihe n'igitekerezo cyuzuye urwango. Uku niko twakwirinda ibitekerezo nk'ibyo. Iyo umuntu ufata nk'icyitegererezo aguhaye igitekerezo maze ukumva bigutandukanya n'abantu runaka, ntuzigere umushyigikira, kuko kumwihorera cyangwa kumushyigikira bishobora kuzakura urupfu rw'abantu utamenya umubare. Uzahita umwereka ko yibeshye kandi ibyo bitekerezo by'amarangamutima mabi, icyo gihe azumva ko ibyo arimo atari byo, kuko n'umutera ingabo mu bitugu ukamushyigikira nawe ukabifata nk'ukuri, ari nako ubisangiza abandi bantu b'ingeri zose, uzaba urimo uhembura urwango mu bantu bakunda kuyoborwa n'amarangamutima, maze urwo rwango rugahererekanywa kuva kuri umwe rujya ku wundi ndetse n'igisekuru kimwe rujya ku kindi, maze kera kabaye umwe mu banyembaraga azurire kuri cya gitekerezo cyahererekanyijwe mu gihe gitambutse, agikoresha arimbura ba bandi bumva ko badahuje kubera inyungu ze runaka, hameneka amaraso y'abantu badafite n'icyo bazi. Niba twifuza ko jenoside itazongera kubaho ukundi, tugomba kumva ibi bintu. Kumva ko umuntu wese, yaba umwirabura, umuzungu, umwarabu, umuhinde, umunyaziya, yaba ari muremure, umugufi, ushaje cyangwa umwana, ushyingiwe cyangwa ingaragu, ushinzwe umutekano cyangwa uwihaye Imana, yaba afite cyangwa adafite ubumuga, wumve ko nta kimwe mutandukaniyeho. Unamenye ko ahebewe kujyana uyu munsi atiriho bikujyana ejo, mushobora kugira icyo muhuriraho kandi wumvaga kibatandukanyije. Icyo gihe uzaba wirinze urwango unarurinda abandi. Ndabakunda kandi nifuza ko tuzungurana ubumenyi ku kindi kintu ubutaha. Niyo mpamvu muri iyi minsi isi ihanganye n'icyorezo cya coronavirus COVID-19, ni ngombwa ko twakubahiriza amabwiriza abo mu nzego z'ubuzima bakomeza kutugezaho, harimo kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa aho ariho hose ku isi ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, tugakaraba intoki kandi neza inshuro nyinshi, twifashishije ibidufasha mu isuku, kuguma mu rugo kandi igihe cyose uhuye n'umuntu ujye usiga intera nibura ya metero imwe hagati yawe nawe, ukambara agapfukamunwa aho biri ngombwa. Igihe ugizeho kimwe mu bimenyetso bya coronavirus ari byo kugira umuriro ukabije, umusonga, kubabara mu mihogo ndetse n'inkorora n'ibicurane, uzahita uhamagara umurongo utishyurwa 114 maze baguhe ubufasha bwihuta. Ibyo nubikora uzabashije kwirinda coronavirus ndetse no kwirinda abandi. Dukomeze twirinde kandi tugume mu rugo. Kandi niba wifuza kubona ibiganiro nk'ibi ngibi, ntugende udakoze subscribe kuri iyi channel. Murakoze cyane.